Ndagusuje kandi nkwa ikaze kuri wese ukurikiye Story House, reka nizere kumeze neza cyane aho uherereye hose. Reka nshimire wowe wakoze subscribe na utari wayikora, reka nizere kurasiga uyikoze kugira ngo tujye dukomeza kubana. Hanyuma rero nshaka ko twigarukira ku mpaka z'urudaca zabaye mu rubanza rwa Davis na Kevin Kade. Ni nyuma y'iminsi irenga 21 umuhazi w'icyamamare Ikishaka David uzwi nka Davis na mugenzi we Ngabo Richard uzwi nka Kevin Kade na photographe Thierry bamaze bashyikirijwe ubushinjacyaha ku cyaha bakurikiranweho cyo gusambanya umukobwa utagejeje imyaka y'ubukure. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 12 Gicurasi 2021 nibwo urubanza rwatangiye. Yari ku nshuro ya kabiri abaregwa bitabye urukiko kuko mu cyumweru gishize ubwo bitabiraga bagaragaje inzitizi zirimo kutabona dosiye y'ibyo baregwa. Ubwo iburanisha ryatangiraga umucamanza yabajije abaregwa niba buri muntu wese yemera icyaha uko ari batatu. Bavuga ko batemera ibyaha baregwa ahubwo basaba urukiko ko rwabarenganura rukabarekura. Ubushinjacyaha nibwo bwahawe umwanya ngo busobanure uko ibyaha bashinjwa ababikoze. Bwahereye kuri Davis buvuga ko akurikiranwe icyaha cyo kuba icyitso mu gusambanya uyu mwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure. Umushinjacyaha yagaragaje ko kuba uyu mukobwa yaragiye kureba Kevin Kade kwa Davis akihagera uyu muhanzi agahita asohoka akabasigana ari ikimenyetso simusiga cyuko yaramuhaye rugari ngo yisanzure mu mugambi bari bateguranye, bikamugira icyitso ku cyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ageze kuri Kevin Kade, umushinjacyaha yavuze ko uyu musore akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure. Yavuze ko ari icyaha yakoreye kwa Davis tariki ya 18 Mata muri uyu mwaka 2021. Umushinjacyaha yagaragaje ko iki cyaha Kevin Kade agishinjwa n'uwo yagikoreye wabitanzemo ubuhamya kuva mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Iki ni icyaha kandi ubushinjacyaha bukurikiranyeho Habimana Thierry bavuga ko yatahanye n'uyu mukobwa tariki ya 19 Mata 2021 bakararana ku buriri bumwe. Umushinjacyaha yavuze ko Habimana yitwaje ko agiye gucumbikira uwo mukobwa kuko ibirori barimo byarangiye amasaha akuze bidashobora kuba impamvu igaragaza ko arengana. Yagaragaje ko uyu musore nta rwego na rumwe rw'ubuyobozi yigeze agaragaza ko agiye gucumbikira umuntu wafashwe n'amasaha yo kugera mu rugo. Umushinjacyaha yagaragarije urukiko ko atumva impamvu Habimana yahisemo kurarana ku buriri bumwe n'uyu mukobwa niba koko ataragamije kwishimisha. Yabwiye urukiko ko guhana abantu bangiza abana bategejeje imyaka y'ubukure ari bwo buryo bwonyine bwo guca intege n'abandi babiteganya. Uko ari batatu ubushinjacyaha bwahise basabira igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikorwa. Mu kwiregura Davis yahakanye ibyaha ashinjwa avuga ko nta n'impamvu igaragaza ko yakabaye afunzwe. Yavuze ko nta gahunda n'imwe yaraziranyeho na Kevin Kade ko uyu mukobwa agiye kujya kumureba mu rugo. Icyakora ngo ubwo umukobwa yari amaze kuhagera we yahise asohoka kuko hari umuntu wari umuhamagaye kuri telefone. Ikindi Davis yabwiye urukiko nuko niba hari n'ibyo Kevin Kade yakoranye n'uyu mukobwa we nta ruhare yabigizemo kuko ubwo yari akihagera we yagiye kwitaba telefone yari muhamagaye akajya hanze. Yavuze ko nta n'impamvu n'imwe abona ubushinjacyaha bushingiraho bumusabira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo, cyane ko n'ibisubizo bya muganga byagaragaje ko uyu mukobwa atigeze anasambanyirizwa iwe. Davis yongeyeho ko urukiko ruramutse rumurekuye by'agateganyo adashobora gutoroka ubutabera nta kimenyetso na kimwe yasibanganya ndetse nta n'ubutanga buhamya yatera ubwoba. Ikigeretse kuri ibi, Davis yavuze ko afite umutungo wafatwa nk'ingwate muri rubanza. Kevin Kade we yireguye agaragaza ko atigeze asambanya uyu mwana w'umukobwa. Yavuze ko kimwe mu bigaragaza ko ibyo ashinjwa ari ibinyoma ari ukwivuguruza k'uyu mukobwa wabwiye ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ko ari Kevin Kade wamuhamagaye akamusaba kujya kumureba nyamara umukobwa ahubwo ari we wamuhamagaye. Yaba we cyangwa umwunganizi mu mategeko basabye urukiko kuzareba ibyavuzwe mu iperereza bakagenzura ikihishe inyuma y'uku kunyuranya imvugo. Usibye bariko Kevin Kade yongeye kugaragaza ko hari n'igihe uyu mukobwa yavuga ko basambanye mu rwego rwo kwimenyekanisha, cyane ko we asanzwe ari umukobwa wananiranye ushaka kwamamara. Angahe guko rero ibi uyu musore yavuze ko byiyongeraho raporo ya muganga igaragaza ko nta kimenyetso cy'uko Kevin Kade yasambanyije uyu mukobwa. Yaba we n'umwunganizi mu mategeko basabye urukiko kwigana ubushishozi
ubushishozi dosiye yabo ikarenganurwa. Yagaragaje kandi ko adashobora gutoroka ubutabera mu gihe yaba ari kuwe by'agateganyo, ndetse ko atatera ubwoba abatanga buhamya. Ibi byongera ko afite umwishingizi mu gihe yaba ari kuwe. Mu kwiregura ko Habimana Thierry we yavuze ko kuba yaratahanye n'uyu mukobwa kubera ko amasaha yo gutaha yari yabafashe akajya kumucumbikira atari byo yakazize. Umwunganizi we mu by'amategeko yagaragaje iki gikorwa cyakozwe na Habimana nk'icy'urukundo, ahubwo yagashimiwe. Yongeyeho ko kandi atigeze asambanya uyu mukobwa kuko nawe ubwe mwibazwa yaba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha naho yigeze avuga ko basambanye. Kuba naho umukobwa ashinja Habimana hakiyongeraho ko nta n'ikimenyetso cyabyo cyagaragajwe muri raporo ya muganga, uyu musore asanga byakabaye impamvu ikomeye yatuma arekurwa. Abaregwa uko ari batatu n'ababunganira mu mategeko bose bakunze kugaragaza ko uyu mukobwa bashinjwa kuba barasambanyije n'ubundi asanzwe ari umwana udashobotse nk'uko byari byaravuzwe mbere. Rero muri uru rubanza habaye impaka z'urudaca kuri raporo ya muganga. Abaregwa bose bahurije ku kuba raporo ya muganga yarerekanye ko akarangabusugi ubushinjacyaha bwagaragaje ko uyu mukobwa yatakaje nta n'igihamya ko yagatakarije ubwo yasambanwaga n'aba basore, ni mu gihe ahubwo igaragaza ko yagatakaje ngo kera cyane. Bose uko ari batatu kandi bagarutse kuri raporo ya kabiri ya muganga yagaragaje ko nta masohoro cyangwa igikomere icyo ari cyo cyose basanze mu gitsina cy'umukobwa. Bagaragaje ko izi raporo zigaragaza ko uyu mukobwa atigeze asambanwa muri iriya minsi avuga. Umushinjacyaha yavuze ko kuba bakwitwaza ko ibisubizo bya muganga bigaragaza ko nta masohoro yasanzwe mu gitsina cy'uyu mukobwa ari uko bakoresheje agakingirizo kandi naho bagaragaza ko kacitse. Ubwo nguko rero nguko mu rubanza byari byifashe, habayemo impaka ndende dore ko aba basore bagaragazaga ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko basambanyije uyu mwana w'umukobwa, cyane ko ngasanzwe ngadashobotse. None bakahita bashingira kuri raporo ya muganga yagaragaje ko uyu mukobwa ngo nta nakarangabusugi na gato ngo yarasigaranye. Rero nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yapfundikiye urubanza avuga ko umwanzuro uzatangazwa ku wa gatanu tariki ya 14 Gicurasi 2020 saa 8 z'amanywa. Reka dutegereze rero ku wa gatanu uko bizagenda, noneho twumve iby'urubanza rw'aba basore uko ari batatu. Iyi ni Story House, kanda subscribe tuyo dukomeza kubana ku makuru agenda acicikana hirya no hino. Mukomeze rero kugira ibihe byiza.